Make abantu muri iyi minsi abahanuzi bonse amashereka mabi navuga ngo dukeneye ubundi kigozi y'Imana muri make dukeneye shisha kibondo yo mwijuru. Impamvu mvuga ngo bonse amashereka mabi abahanuzi bakunzi b'Ihumure uyu mwanya reka mbasuhuze mbifurize kugubwa neza mbabwira nti gitondo cyiza afite amasaha y'igitondo ari ku masaha y'igicamunsi mugire igicamunsi cyiza ari ku masaha y'amanywa namwe mugire amanywa meza nibyo narimvuze nicyo gicamunsi hanyuma ku mugoroba rero namwe mugire umugoroba mwiza. Ikuzo Eminu basuza kuri mikoro kugira ngo tuze kuganira uyu mwanya rero turi muri cya kiganiro umuhanuzi nyawe. Ikiganiro umuhanuzi nyawe tubatumirira umuhanuzi tukaganira hanyuma ubona muri kamera ni umuhanuzi bamwita Gihozo ari buze kutwibwira nk'ibisanzwe hanyuma nanjye nze kugaruka ngira byinshi nganira nawe nyuma yo gukora amaze kubibwira amaze kwemera ko ari n'umuhanuzi. Imana ibahumugisha murakoze cyane. Amazina ni Gihozo witonze Grace ndi umuhanuzi ndi umumama w'abana babiri n'umutware umwe nkuko musanzwe mubizi benshi mukurikira IHUMURE TV. Kubw'ibyo rero Imana ikomeze kuduhana umugisha kandi ndanabasuhuje aho muri hose ku isi yose Imana ibakomeze kubarinda. Ngo ku isi yose Imana ibagiriye neza kandi Imana ibagure. Uyu n'umuhanuzi wenda yaraguhanure cyangwa azaguhanurira ngiye muza ari umuhanuzi. Hanyuma Gihozo tugira umugisha wo kubana nawe muri iki kiganiro umuhanuzi nyawe. Wowe ubundi ubona umuhanuzi ninde muhanuzi nyawe ukwiriye? Umuhanuzi ukwiriye kubw'icyo kibazo numva umuhanuzi ukwiriye ari umuhanuzi uvuga iby'Imana imubwiye atari ukubishakisha, kuko muri iyi minsi umuhanuzi nyakuri cyangwa se umuhanuzi Imana ishaka ni umuntu uvuga ukuri nkuko kuri mu mutima we kandi iby'Imana itakubwiye nyine ukabyihorera kuko nta nyungu irimo yo kubeshyera Imana. Rimwe na rimwe ntihari igihe babikora kubera amarangamutima cyangwa kubera inyungu bashaka. Bibaho bagakoresha amarangamutima kubw'inyungu cyangwa se kubw'ibindi indi migambi bafite, ariko navuga ko abo nabo bazabibazwa. Ntabwo nabagira inama yo gukomeza urwo rugendo, ahubwo navuga ngo nibahagarare nk'uko Imana ishaka, kuko Imana ntabwo ari radio ngo dufungure ihita ivuga. Ese ubundi umuhanuzi? Ndi umuhanuzi. Tuganije muri make ubundi watangiye ku muhanuzi byaje ni impano wasabye byarizanye? Jewe ntabwo ari Imana ari impano nigeze nsaba, kuko nabonaga abahanuzi ari abantu bahura n'imvune nyinshi kandi nkabona n'abantu bahora mu bibazo, nkabona abahanuzi n'abantu mbese babakene bahora mu buzima mbese bwo gusenga gusa, ariko kubera ukuntu ngiye numvaga nishakira kuguma muri business cyane cyangwa kwikorera ubuzima bwanjye bw'imibereho isanzwe, numvaga nkunze gushaka amafaranga cyane, ibintu by'ubuhanuzi ntabivamo, nakubitana n'umwe akambwira ngo Imana yambujije gukora, nkavuga se Imana ibuza umuntu gukora gute. Mbese hari ibintu ntajyaga numva ngo bimbemo. Rero ntabwo ari impano nasabye, kuko mu bahamya ba Yehova niho navuye, ntago ubuhanuzi bwabagamo. Nkimara no gukizwa rero ntago nabwemeraga ko umuntu yaravuga ngo Imana iravuze nkanamukubita nkavuga se Imana ivuga itese kivugira mu ijambo ryayo. Ariko hamwe no kugomeza nsenga Imana yaje kuma umwuka wera kugira ngo binshoboze kudasubira inyuma, kuko iyi Imana idahita imfatiraho navuga ko yankubiranyije undi muntu w'amarere cyangwa se umuntu Imana ibona ko agoye imuha umwuka wera kugira ngo amufashe, kuko Bibiliya iravuga ngo nzaboherereza umufasha wo kubafasha. Nukuvuga rero uwo mufasha yamanukiye kugira ngo ashobore kumfasha ankomeze kugira ngo urugendo natangiye sinsubira inyuma. Najyaga gusubira inyuma nkumva ijwi ry'Imana, nkumva iby'Imana iganira nanjye birankomeza mu rugendo rwanjye rw'agakiza. Navuga rero umwuka wera ntabwo nawusabye, nubwo bamwe bawusengera ntibanawubone, ariko ngiye numvishe biza. Wumvishe bikujemo ubwira umuntu ibintu birasohora? Ubundi impano y'ubuhanuzi navuga ngo ni impano ibiri mu muntu, kuko muri Bibiliya dusoma impano 32. Ntabwo ndi buzigemo kubera umwanya, ariko navuga ngo umuntu wese ku isi wakiriye Yesu Kristo mu bugingo bwe nk'umwami n'umukiza agomba kuba afite impano. Ariko bamwe bakunda impano y'ubuhanuzi cyane agashaka no kuyirukiramo cyane, akumva ko mbese ariyo Mana iganje zindi. Rero navuga ngo icyo kintu ntabwo ari cyo, kuko umwe ashobora kuba umuhanuzi, undi akaba umwungeri, undi akaba umwigisha, ngo byose ni umubiri umwe bifatanyiriza hamwe gukorera Imana imwe. Navuga rero ngo impano y'ubuhanuzi buri muntu wese ubundi wakiriye Yesu agomba kuba afite impano muri we, ahubwo ikibazo ni ukutisobanukirwa ngo amenye ngo impano
iri muri nge ni iyihe ngo nyikoreshe kugira ngo iyo tarano nahawe Kristo naza nzamumurikira urwunguko rwayo. Navuga ngo ntago uzaba uri umuhanuzi umaze imyaka 10 uhanura utara abantu 50 batari bakira agakiza kubw'ubuhanuzi bwawe ngo umbwire ngo ufite impano. Oya, ntago nzakubana mu bahanuzi Imana ishaka bukuri, kuko Bibiri tubwira ngo ubuhanuzi ni impano yungura itorero, ni impano yubaka. Umuhanuzi ni umuhuza w'abantu n'Imana. Bivuze ngo niba ari umuhuza w'abantu n'Imana ashobora kuganira n'Imana akakunga n'Imana. Hari ibyo Gitifu atakemura na Mudugudu ntibabishobore, ariko umuhanuzi yavuga tugiye gusenga Imana, yasenga Imana yabimucishamo umuntu akabyumva kandi bitagoranye. Navuga rero ngo umuhanuzi ni umuhuza w'abantu n'Imana. Ntabwo rero dukeneye abahanuzi basenya, ahubwo Imana yashyiriyemo iyo mpano ni ukugira ngo wubake imitima ubahuze n'Imana. Hanyuma uvuze uti hanyuma ntangaga abahanuzi umvaga ari abakene, umaze kugeramo se? Maze kugeramo nabikoze kubw'umuhamagaro nyine, urumva Imana ibiguhaye urabyakira, ndabikora kandi mbikora numva ko ngomba kubikora neza nkuko Imana ibishaka, kuko Bibiri ijambo ry'Imana iratubwira ngo twaherewe ubuntu kandi dutangira ubundi. Rero hari umuntu ubona impano y'Imana akayihindura akabutike, ariko utwo tubutike rero hari igihe baduhahiramo, ariko ejo ubugingo bwawe ukaba urimo urabushyira ahantu habi. Ni ukuvuga ngo rero hari n'igihe iyo umaze kuba umuhanuzi koko gukuri uhuramo n'abahanuzi b'ibibuno. Niko muri Yesaya hatubwira, ho haratubwira ngo umuhanuzi mukuru niwe mutwe, ariko umuhanuzi w'ikinyoma niwe kibuno. Bivuze ngo hari igihe tujya duhura n'abahanuzi nk'abo bagatangira no kukwigisha kugira ngo baguteshe intumbero. Ko ndibuka bamwe bajyaga bambwira ati ariko nkawe Gihozo kufite amavuta ukabuturusha n'impano, ubuzima urimo n'amavuta ufite ntago wakagombye kuburaho. Mbese akanzaniramo n'icyigisho, ariko ngiye uko nahamagawe ntago numvaga nshaka kugendera ku byigisho byabo, ahubwo numvaga nshaka kugenda nk'uko Imana yamamagaye. Bivuze iki rero? Bivuze ngo uko Imana yamamagaye niko nagombaga kumera, kuko ndibuka hari igihe twigeze kujya guhanura gusengera umuntu umwe yari umuntu ukomeye, ariko njyana n'abandi bakozi b'Imana. Bo barambwira ati rero Gihozo we turakuzi uri incyanutse, iby'Imana ikubwiye byose uhita ukubitiraho, kandi umuntu tugiye utubabarira ibintu Imana igucishamo. Mbese urumva banjyana nk'umuntu bizeye nk'umuhanuzi, ariko bashaka kugira ngo ibyo mbonye mbibabwire, noneho nabo bagire gute babimubwire, baranyifashisha. Noneho barambwira ati ariko nubona ibibi ugerageza ubimira, ati iby'Imana yerekanye byose si ko umuntu abigaragaza. Nanjye ndavuga nti hoya ntigiye cy'Imana iri bume kuvuga nicyo ndi buvuge, ariko tuhageze ntabwo nabibacishije ahubwo nakubitiyeho. Rero kuvuga ngo umuhanuzi w'ukuri ntabwo akundwa, ndabizi ko ntazarama. Ntabwo umuhanuzi uvuga iby'Imana ishaka cyangwa se ukoresha ukuri cyane abantu bamukunda, kuko Bibiri iratubwira ngo abantu bazabishakira ibiryohera amatwi. Umuntu ashaka bamubwira ibyiza, ariko ntakore ibyo gukiranuka. Navuga rero ngo ngewe ntabwo ari uko nahamagaye, kuko narahageze iby'Imana impaye ndavuga nti ndabivuga ngende, ibyo n'uburenganzira bwanyu. Ndibuka ko batanansezeye, abandi barabasezerera rwose, baravuga ati ngaho nimugende, nanjye nza n'amaguru. Ndangije mbwira Imana ni Mana, hashize iminsi 3 bya bintu bimusohoye nibwo yagarutse kunshaka, arambwira ati mu by'ukuri nagendanye n'abahanuzi bibeshe, ariko nari narabona umuntu umbwiza ukuri ngambwire. Nibazaga ko ibi bintu batabibona, ariko wowe ubwo ubibonye, oya tubanze tubwire abantu kuva mu byaha. Namara kwihana ibyaha, iki Imana yagambiriye kumukorera n'ubundi yagikora iguciyemo, yanagikora itavuze, kuko hari n'ibyo ikora Imana itatubwiye. Hari amakuru mfite avuga ko abahanuzi benshi ngo badaca bugufi, ntibagirwa inama, ntibemera guhugurwa, mbese bakora ibintu bumva ko bari mu mwuka buri gihe. Nawe niko ubibona? Ubundi muri make abantu muri iyi minsi abahanuzi bonsa amashereka mabi. Navuga ngo dukeneye ubundi kigozi y'Imana. Muri make dukeneye shisha kibondo yo mu ijuru. Impamvu mvuga ngo bonse amashereka mabi, abahanuzi babaye ibyigenge. Umuntu amara kubona umwuka wera, ntabwo ndi bubivuge wenda mu rwego rwa gishumba, ariko umuntu amara kubona umwuka wera akumva ko yarenze ku mushumba, yarenze ku badiyakoni, yarenze mbese ku umuntu umukura, umuruta mu buryo bw'umwuka. Bibiri iratubwira ngo umuhanuzi Eliya na Elisa, uyu muhanuzi muto yagumye kugendana n'ukuze. Nukuvuga ngo dukeneye abahanuzi bakuze mu buryo bw'umwuka, wowe ukibona umwuka wera kugira ngo wigire ku birenge bye nawe uzamuke. Rero iyo abashije kukubwira ati rero mwana w'umuntu gerageza uhinduke mu mpano, umuhanuzi yitwara gutya, karagiteri z'abahanuzi ugerageza kubyumva ugaca bugufi ugasenga. Iyo rero umuhanuzi adahugurika biterwa n'amashereka yonze, kuko umuntu arajya ku musozi
yabona abandi bahanura nawe agatangira ati ndi umuhanuzi, ugasanga n'itorero ntirimuzi ngo rimukurikire ahabwe inyigisho z'umwuka wera, ahabwe impano z'Imana n'uburyo impano ze agomba kuzikoresha. Rero iyo uri kuvuga ngo umwuka wera azanyigisha, kandi ni n'umwana bigishwa bagendanye na Yesu ngo igihe cyaragezaga akabicaza, agatangira igihe cy'iki cy'amafundisho, agatangira igihe cyo kubaha inyigisho zo gukomeza umukristo. Rero iki gihe navuga ngo n'itorero n'abashumba bagerageze kuba hafi abakristo, ariko noneho n'abakristo uwo wiswe umuhanuzi agerageze kumva inama z'ikiza umushumba, kuko impano y'Imana ntabwo isenya itorero ahubwo irubaka. Urasanga umuntu aza akaguhanurira ngo tandukana n'umugore wawe ngo umugore si uwawe, iyo mana mubanye, uwo mugabo mubanye imyaka n'imyaka mukabyarana, igiye kubatandukanya gute? Imana yacu rero ntabwo isenya ahubwo Imana irubaka. Ibyo bintu rero navuga ngo umuhanuzi nyakuri ni umuntu uvuga iby'Imana imubwiye, atagabanyije kandi atanongereye, kuko tuzi neza ko ingorano z'abongera bazabibazwa. Kuko nasomye ijambo ry'Imana rimbwira kuri bano bahanuzi 400 bagiye guhanurira umwami, ariko umuhanuzi w'ukuri ngo baravuga ati nta wundi muhanuzi usigaye. Mbese muri iki gihugu cy'u Rwanda dukeneye abahanuzi b'ukuri bavugisha ukuri. Igihugu gikeneye abakozi b'Imana by'ukuri, isi yose ikeneye abantu b'ukuri. Nawe mu buzima bwawe ukeneye umukozi w'Imana w'ukuri w'umumaro, kuko navuga ngo nubwo 400 bose baraje bahanura ibisa, babanza no kubwirana ati umwami tumubwire ko azagenda kandi akagaruka. Urabyumva ko ntago byari ibintu byoroshye, ariko ndaje aramuga ati uzagenda kandi ntago uzagaruka. Ngo bamukubise urushyi, mukumara kumukubita urushyi n'umujinya baranamufunga, ariko umwami uko yatabarutse akaniyoberanya byarangiye aguye ku rugamba, kuko umuhanuzi w'ukuri yari yamaze kubimubwira. Rero duhamye Imana, tuvuga ukuri nkuko kuri mu mutima, nkuko Imana itubwiye, kuko tuzi neza ko nitumera nk'abahanuzi b'ibinyoma tuzashye. Kandi nanone nkabwira ku bahanurirwa kugira ngo namwe mukomere, mwige kubohoza. Umuhanuzi niba ifite ikirakubwiye nawe ugisengere, ubagarire isezerano, kuko icyo kintu akubwiye n'ugisengere ubwira Imana ngo sinzi. Mbese hari igihe udafite impano y'ubugenzuzi ngo umenye ko ari Imana ko kivuze, ariko yibwire ngo mpereze ibyo yahanuye uzaburane n'uwabihanuye ku munsi w'urubanza. Ndumva rero ari uko, kuko abahanuzi twikoreye amaraso y'abantu cyane. Tugana ku musozo w'iki kiganiro cy'uyu munsi, hari abantu bahanura n'abahanurirwa, hanyuma uhanuriye ntibisohore bakitana ba mwana, uhanuye akavuga ati nuko wakoze ibyaha. Ese Imana ninja? Murakoze cyane. Ngewe ndavuga ku ruhande rw'abakristo, no kuvuga ngo Imana yacu ntabwo ari injajwa, kuko iravuga ngo ibyo navuze no kubikora nzabikora. Nta kintu n'iki na kimwe cyatuma Imana yivuguruza, kuko niba yahanuye ntibisohore, ubwo mushyire mu gatebo k'abakozi b'Imana b'ibinyoma, kuko icyo Imana ivuze irakirinda ibihe n'ibihe kugeza igihe gisohoreye. Nago rero navuga ngo yarahanuye ngo ntago byasohoye. Ese niba bitaranasohora nawe wivuga ngo ntago byasohoye, tegereze, kuko Imana yacu ishobora kubikubwira bikamara n'imyaka 20, ariko finaroma bikarangira bisohoye. Wibona rero ko gutinda kw'amasezerano kwawe nawe niko kurama kwawe, kuko uko Imana iritinza bizatuma udapfa kandi utaribonye, kuko ntago izatugendamo ideni. Kandi nubwo waribagarira ugakomeza kwihangana, Imana izabishyitse, kuko nta rubanza ifitanye nawe. Wewe warabibwiwe mu izina rya Yesu, wowe rero izabisohoza, ikubita umuhanuzi wabihanuye. Navuga ngo dufite gukubitwa ingoni nyinshi. Vuga yuko rero kuri abo ngabo Imana yacu ntabwo ari radio, kuko hari imbogamizi abahanuzi bahura nazo, ugasanga abantu babagize nk'abapfumu. Nicyo gituma rero n'abantu bahura n'ibibazo bakajarajara, ugasanga umukristo arakubita mu rugo rumwe ngo hari umuhanuzi, ikibazo cyakuba ukirirwa wirukanga umeze nk'umuraguzi, kandi umwuka wera yaziye bose. Nawe rero ukwiye guhagarara ugasenga ushikamye, kandi ntujarajare mu mutima, kuko ngo wumve ko Imana ari abapfumu. Kuko hari n'igihe umuhanuzi ushaka kumugeraho wagiye umeze nk'umuntu uraguza, Imana ikanamubwira ati ceceke ntugire ikintu uvuga. Bitewe n'iki? Nawe umutima wawe wagiye umeze nk'umuntu uvuga ngo numva by'ampanurira. Rero iyo utumye Imana ikwima amakuru, ntabwo Imana yacu Bibiliya iravuga ngo iyo Imana ikinze nta mwana w'umuntu wakingura, kandi nabwo yikinguye nta muntu washobora gukinga. Navuga rero ngo abantu twirinde kujarajara ngo twirwe twirukanga mu bahanuzi, ngo umwe yaransengeye ngo ntibyasohora, ngo uyu nawe yaransengeye, ngo duhere muri ibyo kandi turi abakristo. Ahubwo dukunde ijambo ry'Imana, ndetse natwe ubwacu twisengere kugira ngo Imana icyo yacisha no mu muhanuzi nawe ubwawe yagusanga. Rero navuga ngo nubwo tutahawe impano zimwe, ariko no mu mpano ufite umenye ko uzayibazwa. Dushimira abantu bose tubana umunsi ku munsi mu kiganiro bategurira uyu munsi cyari umuhanuzi nyawe. Hanyuma wowe ukwiye kumenya uguhanurira, ibyo aguhanurira n'ukuntu ukwiye kuba mu buhanuzi, ariko ijambo ry'Imana niwe muhanuzi w'ukuri kandi niwe muhanuzi ukwiriye mu gihe nk'iki. Mwese muhabwe umugisha n'Imana, mwibuke gukora subscribe
share, like ndetse na comment.